Zamu mfashe njyewe mbwiza ukuri nzakubikira ibanga menye gikundiro byagenze bite n'ubuhe buzima yarabayemo hano n'iki kintu cyose bumvise kuri gikundiro cyangwa wabonye kuri gikundiro mbere yuko agenda na nyuma yuko agiye. Gusa nabundi ni wenshi yanjye reka nizere ko nimikubwira byose ngiye kubikubwira ariko nizere ko uzambikira ibanga mabuja nyirukanye ndahandi hanuze naje. Humura njyewe ndahari urumva ntuhangayike kabisa ntugire ikibazo na kimwe. Gusa urumva rero uriya gikundiro ukuntu byagenze gikundiro ubundi gikundiro we icyatumye anagenda akava akagenda urakumva boss akenshi mba nicaye hariya nyine ku gipangu. Wagiye ureka iyo mikino Nziza burya uzi icyatumye gikundira agenda ntiwatubwira nta kintu wigeze utubwira burya ukizi. Nabonye gusa agiye yarambwiye ngo aragenga akumbuye abantu b'iwabo baravuze ngo aragiye yari yavuze ngo aragaruka. Mama ko nari kuganira na Zamu waturitse tukaza tukarangiza ikiganiro cyacu noneho nyine mukaza kuganira niba bishaka. Ariko wareka nanjye nkumva icyatumye agenda kuko uriya mwana aradutengushye pe nta mwana yarambabaje ibintu yakoze ntabwo nakeka ko yakabikoze koko agende kuri atanavuze habe na gato. Ngo yakubwiye arambwiye ngo akumbuye babo kubera ko namamuje bari badahari aravuga ngo arongera atahe rero kubera ko nanjye ntari kumubuza naramuretse aragenda. Ese ubwo igihe yagendeye hose wumva ukuntu uzamara ikigori mbere hose igihe yagendeye kuki utabitubwiye ubuguryo ugira nari nzi kuri umuntu w'umugabo nari nzi kumaze kuba dore iyo mukubise mba muhora ukuri none ntari kumutangira gikundiro n'umwana muto wagombaga kutubwira twebwe ninde muntu wamuzanye anga sinjye wamuzanye waranyuze ukamureka akagenda rega. Nabona ko yambwiye ngo akumbuye abo ngaragaruka nari guhakana nzi ko yavuze ngo wari kutubwira ufite nimero zanjye ufite nimero za mama wari kumubwira ngo gikundira agiye azagaruka. Naye nzi ko ari buguhamagara rega niyo mpamvu kandi nashatse kujana nawe ndavuga n'indi gipangu bashobora nko kwiba ndavuga we nagenda ubwo ndamureka aragenda. Ese ukumva warakoze ibintu by'abagabo abaje niyo mpamvu bashaka kwirukana uyu muhungu wanze ukamusaba imbabazi rero uburangara afite umuco rero uburangara afite nzongera gusabira imbabazi wanjye no kuri iki kintu cyo kureka umwana agasohoka kandi abona uko ameze n'ukuntu ndamwirukana aravuze ubone gakumbuye ndakwirukana ntabyo bambabarira bara ntarindi jambo yakubwiye se ritari ibyo byo gukumbura iwabo yarambwiye ngaragaruka gusa ubundi se bwayo nari mugura hano yabyibuka reba umuntu arabona ukuntu umwana ameze aramurekuye aragiye sha uyu nta bwenge agira uyu nguyu udaragenda bukandagiye umwanya wo gutekereza nta wagira uyu nguyu uyu nubwo umureka akaguma hano umwanya wo gutekereza ntawe afite ahubwo agenda ubwonko bukandagiye ni ko areba. witonde akanwa kawe ibintu kazajya kavuga kuko ntabwo nkeka ko uyu mwana yamubwiye ngo ngakumbuye iwabo cyangwa wabona ari nawe wamusohoye. Nusa namwirukana ntabwo rero wamwirukanye ntabwo rero wamufashe ngo umujyane nikuntu yari inshuti yanjye gikundiro njye ubundi se hano yahaciye ate ubu ahangaye ari imana yari itwara yahaciye ate yaranzara kuva mu gitondo yandakarira avuga ngo nimusohore ngo cyane nimba yanze ngo yisohore uramusohora mugeje haranda mubwira urukundo uri bwigezeyo aranga arisunika aragenda nanjye rega nari nabuze ibyo ubu mutumye namukubita oya ubu namukubita okay reka mbikurikirane ubu nagukubita nyine mama mwihoreje reka mbikurikirane njye babikurikirana ariko ubugoryi bwe ubugoryi bw'ubumukuremo ji umuco ndashaka umbwiza ukuri ibi bintu uvuze mama hari nibyo koko wari ugiye kumbwira bya nyabyo cyangwa hari ibindi byije nibyo ariko nyine hari n'ikintu hari n'urwandiko gikundiro yamaye ngo nzaguhereza yarambwiye ngo nzaruguhereza
boss na urabibona bambe byose buraya yarayegeye ari n'ibindi byinshi yavuze. Wabonye Tasha ameze ate? Yababaye. Gikundiro ariko kuki uhora wifashe ibintu sinakubujije jya wihangana nyine akaje karemerwa iga kubyakira ntukajye uhora wifata sinzunye kubona wifashe ku itama rwose jya wihangana yego uri hano wenyine ariko humura bizagenda neza hari Imana izakora kandi njye mfite ibyiringiro urumva Gikundiro sha papa njye ndashonje urashonje ubuse ko ntazi guteka ndabigenza gute Gikundiro basi se mbwira akantu koroheje nakorewe hano ku muhanda basi ubu uhaye igifu oya papa byihorere ntibikuvune nta kibazo kandi ushonje ntabwo ari cyane oya Gikundi ko uvuze ko ushonje nuko ushonje erega ntukajye wihagararaho erega nawe uhisha uwahishaho ndi papa wawe ndi umubyeyi wawe Gikundi umubyeyi wawe ndi papa wawe hejuru yo kuba papa wawe ndi n'inshuti yawe se Gikundi ko utakereza kure basi wangize pubere yawe ukajya ibintu byose bikubabaje ukabinjugunyamo nise papa koko wabyumva ngo mbyumva yego ngo gaho kari kundi karahandurika ariko nanjye mbabajwe nuko umeze kimangagishije n'imana oya nawe ntabwo uhangayikishe gusa iyo nabwira nuko ubu nabonye akazi Gikundi basi inkirizo nduru n'agatobero n'urutoto rwa mama wawe icyo ni cyo cya mbere nishimiye uko yaba angana kose manushe nawe byanshimishije Gikundi byanshimishije cyane ubonye akazi okay ntabwo ari akazi nyine kagize ariko ni akazi burya akazi ni akazi kandi nta munyagara w'ifaranga ubaho papa uko kaba kameze ugasitaka w'amafaranga ukazana mu rugo ugahahira mama ugafasha mama icyo kintu nifuza mu buzima bwanjye oya ntabwo ni cya mbere kimpangayikishije ngewe si uguhahira nyoko se kumuhahira byibura ngo anabone ko byibura wakoze cyane icyo nshaka ngomba kukuvuza ngomba gukora igishoboka cyose nkakuvuza icyo kintu nicyo kindaje inshinga nyine ni byiza kuba wumva ushaka kumvuza ariko amafaranga bihagaze urayazi umushahara se uri bubone ungana iki ku buryo utekereza ko wawuzigama warangiza ukamvuza Gikundi ushaka inkaryama nkazo ngomba gukora buri kimwe cyose nzajya nsevinga umushahara wanjye wari wose basi nzajya mbona ka tipu niko nzajya nkoresha igihe katabonetse nzajya nemera mfunga umwuka no nsevinge amafaranga kugeza igihe nzabona amafaranga akuvuza parekera ibyo ni ibintu bidashoboka aka kanya ibintu bikenewe ntabwo ari amakuru yanjye igikenewe ni uko uzana amafaranga ukamakinga shoko mama yishimye nta kintu yabuze hewe n'ibinaba ngombwa rebe iyi nzu turimo wenda wamukura hanga ukamujyana ahandi icyo nshaka no guhindura ubuzima bwa mama naho ibijyanye nanjye ngewe ibyo byibagirwe
igikundi niwe mwana mfite wenyine urumva niwe mwana wanjye ndeba ni wowe umba mu bitekerezo ngomba gukora ku buryo nkuvuza nibyo kandi ntabwo wabinkuramo nk'ibya mama wabyo inshuti yanjye urukundo nigeze wankunze ntacyo agendeyeho bashaka akanya kugira ngo nkubwire ko ibyo wakoze byose n'ibyo wankoreye ndabigushimira kandi Imana yo mu ijuru izaguha umugisha bityo rero ntabwo bikunze yuko muri ubu buzima dukomezanya bibaye ngombwa ko ngenda naho ugomba gusubira mu buzima bwawe nk'uko bwahoze ukanyibagirwa ahubwo ukita ku muryango wawe yari igikundiro ugukunda cyane urakomeza guhangayikishwa n'uriya mukobwa wagiye akagusiga erega wihangayika kuko aho yagiye iwabo ntacyo utakoze rero ko yahisemo kujya iwabo yagiye iwabo nyine mama basi iyo mbona naramenye n'ahantu yagiye yagiye iwabo narahamagaye bambwiye ko iwabo ntawe uri basi nyine iyo ndamuka amenye ahantu ari nkabikurikirana uzi kuzana umuntu nibura ngo ugiye kumufasha bwacya mu gitondo akamubura irengero aka gahinda nagakizwa n'iki wese kurarurira wirugurira biyo biratambiye uramubona Jire hari icyo tutakoze koko hari ubufasha tutamuhaye yarakwiriye guhabwa ariko deja yahisemo kugenda atanasezeye hari icyo tutakoze mama ntabwo nabaga ndanga buri munsi ntabwo nabaga nzi buri kintu cyose kibera muri uru rugo ibyo byose nabibwirwa n'iki gute yakufata akagenda nibura njye watambwiye kandi ari njye wamuzanye muri uru rugo yahisemo kugenda none se ubizire yahisemo kugenda nyine mama iki kintu ngomba kukishinja guhera uyu munsi kugeza n'ikindi gihe nyine ibaza icyatumye agenda atagusezeye kandi wamuzanye basi mwe bwira abasezeye yaba atarasezeye wamuzanye abasanze akabasezera ubundi se ubu urakazwa ni ubundi shire ziriya nshuti zawe zikura he ziriya nshuti zikura he zindashima umva mbese sinzi uburyo ki nabivugamo ni indashima hari niyo waziha iki nizishima sinzanuzikura mama babarira ayo magambo utangiye kuvuga ntabwo ari meza none se bro icyo avuze hagati aho kitumvikana cyangwa kibi ni iki umuntu watuzaniye wari ukeneye ubufasha twarabumuhaye yewe dukora niyo bwabaga ariko ni indashima ku rwego rwo hejuru icyo yakoze nawe kibonye nifasha akagenda gutyo gusa atanasezesha warangiza akavuga ngo umbavuze iki ako se ubu ngubu ndamutse nsanze mu igenda rya gikundiro mwarabigizemo uruhare umve twaba twarabigizemo uruhare Jire urimo urakoresha langaje mbi amarangamutima yawe urimo uravuga nabi urumva njyewe ubwanjye naba ntarashakaga uriya mukobwa hano nkamuha ubufasha yaje atugana ashaka ese uribaza ko iyo mba ndutamushaka hano yari buhamane n'umunsi n'umwe Jire urambabaje umwanya wawe saho urambabaje n'umwanya wanjye byonyine namutayeho hari icyo ntakoze ubwo nagiye kumushyigikira kutanyurwa Jire wowe nabo mugendana mwige kunyurwa kuko n'ibitabo ibyo
uzahora umbabaza iteka. Robanura abantu mugendana. Mama, ibyo mvuze n'ibyo ndi gutekereza. Ibyo uvuze n'ibyo urimo gutekereza. Nta hantu bihuriye no kuba wenda no kurakara kwawe cyangwa kuba nashaka kukubabaza. Oya, ntubihuza. Gusa iki? Gusa iki? Nakubona banamuroze. Sibyamurenza ahubwo n'ibifukunye sibyaje. Reka mukurikira hanze ambwira ijambo rimwe numvise mu byavuze. Ko musaza wawe muri iyi minsi wagira ngo sinzi ibintu byamumeze mu mutwe. Wagira ngo agiye kuzasara. Uricaye uratuje abantu bataye umutwe naho uri hano bande se bataye umutwe akuzikura umwana mubi kuki none se urifasha uragiye uvuye aho wari uri ntunamenyesheje Jira ari mu muhanda yasaze yabaye nk'umusazi ari kuguhiga nanjye naciye hehe nakubize naturagura amashashi kumbi wicaye aha ngaha nse je niko yakubwiye niko yambwiye se urumva yabura guhangayika ngaho nawe ikoresha none ubwonko bwawe Shadare byari ngombwa singiye kunyura hirya no hino ngo nsobanure ngo ariko nyine nari mfite kugenda nibyo ntago nakublaminga kuba wagiye n'umwanzuro wawe nk'umuntu mukuru ariko si basi ntunasizere umuntu wakujyanye basi ngadahangayika Ega siko nanjye nari nanze kumusezera cyangwa se no kumumenyesha ariko wibuke ko nyine ahantu narinde si waje none ndi kubona ubuzima ukuntu bimeze nkabona nyine abantu ese urufashwe nabi sibyo ndabikubwiye nanjye ndi kukubaza niki cyagukuyeyo nigewe nyine urabona ariko wimpisha sibyo ndi kubona ko hari ikintu uri kumisha mbwiza ukuri ukuntu byagenze ni nawe reba urabizi ukuntu kwaje bifashije rero njye nyine nabonaga ukuntu bandeba ahari nyine bashaka kuba batekereza ko nyine nshobora kuba naragiye ku zindi mpamvu nyine zo kugira ngo ahari imitungo yabo nyine nyirye nyine simbizi nyine uko nabigusobanurira ariko ntago nyine nari nyuzwe no kuba ndiyo usanga kumva ariko nanone ijuru urabizi neza ko nta kintu atakora ku bwawe nta mpamvu wari ufite yo kugenda gutyo utamubwiye ubu se ko yahangayitse yataye umutwe ubundi si ibyo ngibyo yari abizi ntabwo yari abizi ariko reka nkubwire icyo si n'ikibazo gikomeye cyane noneho niba utekereza ko nagiye ntamenyesheje Jire uribaza kugaruka kwanjye aha ngaha byaragenze bite ubona no mama wawe yakwakiriye yubageze hano bigenda gute mama nyakira mama ahubwo wowe witegura nizere ko uje witeguye no kungendana kuko ntago yasize avuze ko atari buze kuba muri urugo nanjye mari ubu yagiye yavuze ati agaruke nanjye nagiye nise akaba ari kumva uri bugiye ubwo ndabizi ngo ujya aho wari uri naho narinde ndapfuye ntabwo yitaye kumenya aho njya icyo adashaka nuko mbona muri urugo hanyuma Jire arabizi nose Jire abizi abipfuye nisi twamamagaye tukamumenyesha nimba wumva nacyo ako dare ubundi ujya ugiraho ubwenge bwarimwe ndakubwira ibintu ukuntu byagenze nkakubwira ko nawe uzariye mpamvu ntamumenyesheje akundi nashakaza yisaze tugende mujyane mu rugo nisi hari ikibazo
ndi no buri ruri stress sibyo njyane wawe bundi se wizanye waje wisunika ubu mfite nk'ibibazo nk'ijana numva nakubaza haje nisunika mu muhanda cyane dari ndashonje waje se jirari nta kintu kimwe ndi kubasha kuvuga inzara iranyishe papa mwanya ndamubwiye ndashonje ko ntazi guteka ko ntashobora guteka cyakoze aragiye banza afite ikintu agiye kunzanira ariko dari wavuga wakora iki n'uwowe mama gusanze hano turi kumwe ugenda bizireka n'ubundi kuza hano ni nko kwiyahura gusa icyo nagusaba cyo ndakwinginze uzambabarire ntazigera amenya ibi bintu kuko ntabwo sinifuza ko mu rugo ubu sinifuza ko amenya impamvu naje hano ibyo byo nta n'ikibazo nta mpamvu yo kubimubwira ahubwo twamubwiye yuko uri hano akareka gukomeza guhangayika siko namumagaye yasaze yataye mu uribaza namenya ko ndi hano atari buze kumfata akansubizayo kandi ngiye mu buzima bwanjye sinshaka ikintu runaka kibi kiba ku bantu abo ari bo bose bitewe nanjye umuryango we nawe usanze wishimye ntabwo ari njye muntu ugiye kuzawangiza cyangwa se ngo ntume abasige mu kababaro bitewe nanjye ibyo bintu nibyo nashaka ariko nanone nawe wihuse kuvayo nise jire rwo rumubangamiye kari wowe w'ingenzi kuri wowe cyangwa nawe yaraguhaze ubu yashobora kuba nabangamirira jire ariko nkabangamira abandi kandi icyo nicyo kintu ntashakaga wowe tetanye nyine uraza gutya no kwa mama wawe mbese ko nambaga agomba kumfasha ahubwo mfasha unjyane mu nzu mpindurira imyenda gusa urasa neza ahubwo si ubwo ntiyakubajije ngo iyo myenda mbese mbaye kubura kuri imyenda umwe yavuze ngo nayikuye mu bagabo ese iyo umubwiza ukuri ubundi ko ari jire wayiguha n'ubundi akabyakira inshuti siniyumvishaga ukuntu byagera hano hantu ukaba ukomeje guta umutwe kubera umukobwa kabisa ariko Chris kuki udashaka kunyumva none yansigiye n'urwandiko none yandikamo amagambo akomeye amagambo no kwesa umugiye byari byanananiye bitewe n'amarangamutima arimo ikibazo ni kimwe ntabwo yagize ambwira ahantu yagiye basa nyuma amenye ko kandi ndi kumwiruka nkaho ndi kujya kumushakisha ariko ngiye mbona byakubera byiza bitewe nuko yaba yagiye wenda byatuma ugarukamo neza ukaza mu murongo Chris kuba yagiye kabisa Chris uza agaciro gikundira afite mu buzima bwanjye waba ubizi nimba uvuga kuri inshuti yanjye kano kanya wakabaye utekereza nkanjye wakabaye uri mu ruhande rwanjye ntabwo wakabaye uri kuntererana nk'abandi bose akanya uri kubura kumfasha tukajya kumushaka ko numva none hari ibyo bibaye akazira bitaba akazi Chris nta kindi kintu na kimwe mfite gukora kano kanya kitari ugushaka gikundiro n'akandi kazi kose nigashaka kazapfa ngiye inyungu zanjye ziri mu kubona gikundiro nkamenya ahantu ari kano sinzi kwaza wabona nubwo yagiye n'ubwo ushobora gusanga yagiye n'imodoka zikongera zikamugonga Chris uramfasha iki uraza tugende tujye kumushaka cyangwa urakomeza umbwira ibi ngibi ariko sinzi nimba ujya wireba warahindutse ku buryo bugaragara akomeje gutesha umutwe kwera igikundiro ariko bataye umutwe bigeze hano hantu inshuti kubizi ni inshuti yawe kandi n'amangugera zikaba ari nama zatuma zakungura ibintu byinshi koko wagiye unyumva inama zawe nta kamaro zifite kano kanya ikintu nifuza nuko twagiye gushaka igikundiro mu buzima bwawe rero wakundaho nibura rimwe ngo wumve ikintu urukundo rukorera umutima nibura okay wenda ushobora kuba urabona icyuma cyafashe umugezi kuriye niko meze kano kanya umutima wanjye uri kujyaho umugezi kubera ko nari kubona urukundo rwanjye nari kubona umuntu ngewe nishimira nari kubona umuntu umereza amahoro none uri kumbwira ngo nkomeze nicare ngo ngire akaguru kandi ngo kuba yagiye niyo mahirwe yanjye nta nubwo ushaka kunyumva nta nubwo ushaka kunshyigikira ese ubundi uri inshuti yanjye Chris
ngira ngo ibyo ngibyo urabizana nubwo wabishidikanya ariko njye mbona no kuba yaragiye byaba ari byiza kubera ko urukundo rutarimo umugisha yaba ababyeyi bawe ntibabikunda abana ngo ntabwo bamushaka sinzi impamvu wowe utabona ko aribyo byakoroha mu buzima bwawe. Chris nawe uri mu gatebo k'abantu batamushaka ntabwo uzi ibintu twanyuranyemo guhera tukiri bato kugeza aka kanya none ubwa mbere umwanzuro mfashe mu buzima wo kumerera ubuzima ntabwo ushaka kunshyigikira ariko Jire ngira ngo nawe urabireba ko umuntu yifasha akagenda nta muntu umwirukanye nta muntu umuvuze nabi sinzi ko ntabwo nimushe ukuntu utari kubona ko hari impamvu yindi itari hagati ya famiye yawe. Ako kandi rero nuko nshaka kumenya ndashaka kumenya yagiye he niki cyamujyanye ese ubundi guteye gufata akava mu rugo atambwiye akansigira urupapuro rwonyine akanaruhereza mucunyi icyumba cyanjye yarakiza ariko rujyanamo akarushyiramo ariko yaruhereje mucunyi nawe aza kurumpereza nshaka kumenya niki cyabiteye kubera iki yavuye mu rugo yagiye he Chris. Okay uri umuvandimwe wanjye uri inshuti yanjye uri byose twirukankanye imihanda kenshi ndakwinginze mfasha tumenyana gikundira ari nibwo nzasubira mu kazi nibwo nzongera gutekereza ibindi bintu ibyo ari byose by'iterambere mfasha ndakwinginze. Okay inshuti urabizi nta kintu dupfa kandi inshuti yawe byo mbwiye byo ndabyumva hari nshobora kuba ndi kujya kure yawe nshobora kuba nari kukumva ariko reka wenda mfate nk'igihe njye nawe tubijyane n'ibibazo byose urimo. Okay urafata ahantu hamwe ugiye gushakirayo nanjye mfata nijye gushakirayo nimba binashoboka tuzo no kureba no ku CCTV kamera yo ku mihanda turebe nimba umuntu yawe ntahantu yaba yaraciye agenda. humura kanze mbigufashemo. Wa mugore ntabwo urava aha ngaha ntabwo urahava Mango mugore yego nyine urikize sinzi umukobwa wawe se ma wagiye uri umukobwa ugaruka uri umugore ntabwo urava aha ngaha ngo ugende mwana kuko imana ndacyari umukobwa nushaka uza ujye kunshima nakubwiye ngo ntabwo urava aha ngaha wa mugore we ariko se mama gikundi wacishije makeya ukareka guyi icyose atani koko nababwiye ngo uragenda cyangwa ngewe ngende rero nimba nje gasanga ukicaye aho naso agushyigikiye reka bari ngewe wigendera uyama kuki yego komanda ariko se wabaye uti kandi ko nkwereke uri mu biki nyamara ushobora kuba warasaze ntabwo ko nta myenda myinshi ngira ndagiye nyine reka nze ngewe ndagenda kuki kanze nkwereke ariko naragenze ndabona narabihanganiye mwe murampemukira sibyo iyo mbwira umwana ntanyumve ukarinda iyo umera gutya ntabwo nongera kubisubiramo nese wagira ngo ajye hehe yari yaragiye he aho yagiye yaratubwiye manje wari waragiye hehe nta kibazo ndagenda ngo ntaho ujya guma hano oya ma njye nemeye kugenda reka ngende urajya he ntaho ujya okay ntaho wajya none njyewe sigarana ntacyo n'umukobwa wawe reka turi umugabo n'umugore noneho sawa sigarana n'umukobwa wawe n'ubundi ni kimwe nawe uri kimwe nawe okay ndi kimwe nawe sawa uri kimwe nawe sawa ndi kimwe nawe mara atarakubeshye ngera ngo ndi kimwe na papa uri kimwe nawe ikindi cya kabiri narabihanganiye mwembi murandushya bigera ubwo numva mbese simizi ndabihaze bigeze aha iso wowe ibyo wigesheje umukobwa wawe n'ubundi ntahazajya ntahazajya agenda ngo mare kabiri bazajya bamushogoroza nibamuza n'abamutaha bamute hano mama gikuri ntugiye niwijyanye sinzagukurikira njyewe nigeze ngukurikira wowe ntabwo nigeze ngukurikira
njyewe usibye ko nagiye wagiye udutaye ariko njyewe ntabwo wigeze usanga n'akana abagira iyo bajya baragenda yes abagira iyo bajya baragenda n'ubundi wari uhafite ugenda wa mana we wampaye umugore ugira ngo nubake yego naje kuba ikirumbo ariko naragarutse kandi nakwicujijeho wambwe nawe nakwicujijeho wa mana ndakwingize aragiye uzamuye kugaruka cyangwa se niba tuzamuye kugaruka uzabyihoreye wa mana we ibyo byose mbivuze ni nkwizeye ubushobozi bwawe amina ibyo urabibwira nde umaze guhaga igishyimbo natoranyije hano nkaguhereza nutangiye kwivugisha kutigeze ubivuga ku mana mbere y'uko kutigeze ubivuga gutyo reka nkureke soni wagira ngo naremewe kugira ngo nza okay sigarana naso uri kunyumva sigarana naso ntuzongere namwe kunyita nyoko mama singire pfo na ruguru ubu buzima oya nibwamiriye n'ururabyo wansigiye rwarumagaye